winkora hari hanyuma fani ihangane igenza make kiro ndekura mukobwa ndekura kiro po ndafata mana yanjye ndabigenza gute mutima wanjye ndigumbuye kuvamo we nyine impuhwe zawe kandi nyine n'imbabazi niba koko warankunze ufite impuhwe uzambabarire pe uzambaye dusubirane kuko ndakwifuza cyane. Gasaro TV. Bakunzi ba Gasaro TV tubahaye ikaze umerereye impande n'impande ndetse tunabashimira mwese mwakoze subscribe no tarayikora uyu ni umwe mwiza ngo yikore ubone ibiganiro byiza. Gasaro TV tubagezaho mwese mu bitekerezo byanyu byiza muri comment murabingenzi kuri twe aho merereye hose Imana wo mugisha tuza cyane abarundi bari muri Zambia ndetse n'ibindi bihugu byose bitandukanye. Uyu munsi rero tubafite umutumirwa muzi cyangwa se mvuge ngo mumenyereye kuko si ubwa mbere tugiye gukorana. Ni umusore wateye ivi babasha kuba bamubwira no aho wenda benshi tuzi ko bababwira yes. Tubahaye ikaze. Murakoze cyane. Kiruso amakuru y'iminsi. Amakuru y'iminsi naraho ngaho. Iyo muri iyi minsi nyine itari myiza. Ariko niya buri wese ntago ari yanjye gusa nyine. Muri ibi bihe bya Covid. Ya hanyuma ukomarishwe Covid nibuka icyo ngiye kubaza twimi lockdown wenda muri Kigali. Ubuzima bumeze gute nk'umusore buhagaze gute kuri iyi saha? Ubuzima nta kibazo urebye nanjye ndi nkaho nk'abandi nyine ndarya nkaryama namenyereye kuguma mu rugo. Mba nibereye mu rugo nta kibazo kabisa. Hanyuma se ntabwo berukaga kuri ko wari umukunzi wawe nanjye kugukomeretsa ngo umukunzi wawe. Amakuru ngayo ntago mba nshaka kuyumva ariko numvise ngo muri iyi minsi ngo bari mu bitaro. Niko nanjye nabyumvise nabwiye n'umushuti wanjye niwe wabimbwiye. Ari mu bitaro indwara isanzwe se cyangwa? Ntago nashatse kubimenya kuko ntago byo ngibyo numvaga bitandeba cyane nyine yabimbwiye gutyo nyine ntago mashaka kumenya amakuru ye. Urakoze cyane. Hanyuma wenda urambwiye ati yari mu bitaro ariko nyuma yaho mbere yaho twakoranye ikiganiro wenda na nyuma yaho nawe hari uruhande rwo watubwiyeho benshi wenda barebye comment barabibona ariko se nyuma yaho byibuze wabashije kwiyakira wabashije kuvuga ati urukundo reka nduvemo cyane ko wambwiye ko hari abantu baguhaye pole benshi. Gusa nyine birimo biragenda biza 70% namaze kwiyakira. Namaze kwiyakira ariko nta wundi mukunzi ndabona ariko ndumva ntarabijyamo neza ariko ndacyari mutoya kandi nanjye nkuko nabivuze nkeneye umuryango nzongera burandusubiremo. Hanyuma wenda arambwiye ati wagira ngo abakobwa noneho nibwo bambonye ati naba bandi batamvugisha hagati nibwo baje nukubiriye impamvu ubona abakobwa benshi noneho bakwirutseho nyuma yuko wenda ukorwa n'isoni kuri televiziyo bakakubwira hoya. Jewe navuga nimba ari impuhwe bangiriye sinzi ko benshi bagiye bahamagara bambwira ngo pole ariko ngo ihangane nyine ngo birabibaho ngo uramukobwa yaraguhemukiye. Umva benshi bagiye bamba hafi nyine mu kumpa pole cyangwa no mukunganiriza nyine n'abantu benshi cyane niyo mpamvu nanjye ngenda niyakira gutyo nyine. Hanyuma hari umuntu muri bwa buzima bwa buri munsi ukuba hafi buri munsi uwo muntu ninde mbese ubona muri cya gikomere uba ufite ubasha kuvuga ati gikomere ugenda ubana na cyari ko anagufasha? Ni umuvandimwe wanjye mushiki wanjye uba angira inama nyine ambwira ati ihangane nyine kandi ibyo ngibyo ntibizagutwara umwanya ngo ukomeze ubitekerezo cyane uzabona undi. Anyihanganisha nyine. Hanyuma wenda ngewe turavugana gake yuko nshobojwe ariko wenda arambwira ati wa musore ubu ni inshuti yanjye ndashaka kumbwire noneho mwabaye inshuti binyuze mu yihenzira cyane ko burya abahungu njya numva ngo hari abapfanga amafaranga n'abagore niko njya numva bivugwa simbizi. Ni gute noneho wa muntu wambikiye umukunzi impeta ndetse niwe baremanye imyaka myinshi imyaka 4 noneho ari we waje kuba inshuti yawe ndashaka kumbwire mu gato uko byaje kugenda? Ahubwo ngiye byaranantangaje twabaye inshuti cyane ubu turavugana kenshi cyane gashoboka aho kugira ngo wenda
abe nk'umwanzi wanjye ko wenda navuga ngo nawe muciye inyuma ariko ko ntari mbizi se nawe muciye inyuma ariko buriya njyewe ni nkaho namubereye namuseruriye nk'intuza wenda nk'icyobo yari agiye kugwamo ni nk'aho ari igihe wakimuseruriye ubwo rero twabaye inshuti gutyo akayambwira ati Paul mwana ati nanjye namukatiye burundu ubu sinkivugana nawe aranampamagara nkamwihorera ese uba wumva nibura Fani muramutse mubonanye amaso ku yandi byari byo byose mwari mwahura ntago turahura ariko ntago ushaka guhura nawe uba wumva ari nk'icyo kintu wamubwira ikintu namubwira ati giye ku giti cyanjye namubwira ati uri umugome uri umugome ntabwo umuntu bukurimo niko ngiye namubwira hanyuma wenda yarambwiye ati njyewe Kiroso wenda ati hari ibyo tutabashije kumvikanaho ibyo byose nawe wampaye uruhande rwawe ariko hari n'abandi bantu bagiye bampa ibitekerezo byinshi bitandukanye aho bavuze ati wenda muzabahuze musagira iki byinshi cyane bitandukanye iyi saha wenda Fani aramutse ahuye nawe koko akakwemeza ati bya bintu by'uko ufite abana cyangwa se bya bintu wabeshye byatumye nanga impeta byari binyoma wabyifatamo gute njyewe buriya navuga yuko ntago yari abirimo neza kandi umuntu arabanza agashishoza akinjira mu kintu neza kugira ngo akore ikintu adahubutse icyo bita kudahubuka akabanza akakinjiramo neza akakibaza cyangwa akakikorera ubugenzuzi we ubwe yarahubutse kandi mu guhubuka kwe hari ibyo yampishuriye yanyeretse njyewe ese kuko dusanze abo bana bahari akaba yaranze yameta kubera koko ikibazo cyawe wabyitwara mutekero bikagaragarira mu maso wenda y'abanyarwanda cyangwa se nubwo bitaba ari muri interview ariko nyuma ukuri kukazamenyekana kuko babana bari bahari wabyitwaramo gute njyewe rero ntago byari kugenda gutyo yaba byari byanyabyo iyo biba ari byanyabyo nanjye nari kwihagarara ariko numva yuko mfite nk'icyaha nyine numva narabikoze njyewe numva ko nabikoze ariko ubwo ngubwo urumva ngiye kubera ko umutima wanjye waba benshinza nari kujya ku ruhande nkamwisabira imbabazi yewe nkamwisabira imbabazi hanyuma umbabarire rwose uyu munsi ushobora gutungurwa niyo mpamvu nanjye hari ibibazo bimwe nagiye nkubaza kugira ngo nze kuza kugera wenda ku mwanzuro w'ikintu ariko nawe ushobora kuba uri inyuma y'ibi bintu nabyihanganira Kiro njyewe rero nk'umunyamakuru njya mbibwira wenda abantu ngerageza kumva impande zombi numvisha uruhande rwawe numva uruhande rwa Fani ariko iyi saha wenda nawe yarambwira ati nugira amahirwe ukaba wakorana na Kiroso cyane ko wenda yaramaze n'iminsi kuko abinsaba ati hari icyo nshaka kumubwira iyi saha uyu munsi wenda reka nanjye ngerageze kumva icyo kintu ashaka kukubwira rero reka nkubwire dukomeze ibiganiro byacu twari turimo numva kamusabe mumwegeze mikuru Imana kwinginze Kiro nukuri ko Imana mbana ntabwo nabikuye ku mutima bira bintu pe ndakwinginze nukuri ko Imana Kiro ndakwinginze pe mbabara nukuri ko Imana Kiro ni izina ry'Imana ntabwo nari bikuye ku mutima sande ndigende sheri wanjye yaranyanze none kuko nawe kugiye kunyanga mbabarira nukuri ko Imana buretse nkubwire babaye kutamenya Kiro nukuri ko Imana yo mwijuru oya twubahane gatoya ihangane gato nk'umuntu wagutumiye ihangane nyubaha nk'umuntu wagutumiye umva nkubwire se reka nkubwire Fani genza make umva nkubwire reka nkubwire sibyo n'undi munsi numvaga ntashaka kongera kubona isura yawe mbabarira wintesha umutwe mbabarira Kiro ni izina ry'Imana mbabarira pe sandi ndahaguruka nigendere wa musheri yaranyanze Kiro nagarutse basi nakwihaye sheri nakwihaye n'ukururu wanjye sheri n'ukuri sandi ndigende Kiro sheri sinakwihaye kuko wambabariye winkoraho ndagukunda narakubeshyaga hanyuma Fani ihangane genza make Kiro njyewe ngize ikindi kibazo cy'amatsiko Fani njyewe yambwiye ko ashaka kugusaba imbabazi Sandri ibintu ni bibiri sibyo uri kunyumva ibintu ni bibiri Fani ushobora umva nkubwire ushobora kumubwira akamva uruhande tukaganira mu byari binzanye cyangwa ukambwira nkaguruka nkigendera Kiro reka gusaba ikintu nk'uko njyewe
twakoranye ikiganiro cya mbere ukagerageza wenda kuba wari ufite ibikomere ukabasha kuvuga uti reka nubahe uno munyamakuru, hari ibyo wenda wakoze kubera njyewe nk'uko wambwiye ati iyo aza kuba udahari nari gukora ikintu kibi cyane. Uyu munsi byibuze gerageza gato cyane, byibuze umuha iminota 2 ubashe kumva ikintu kimugenza. Fani gira icyo umubwira. Nta umva, nta kintu ushaka kumva cyawe, nta kintu ushaka kumva. Umva jya hariya nta kibazo warambeshyaga, jya hariya jya hariya waretse kunyegera. Fani please winyegera Sandrine noneho umva nkubwire. Fani buretse gato ntago nakubwira ngo nguhaye ikaze kuko ndabona reaction y'uyu munsi no musore afite ntago ari reaction nziza kandi koko biranumvikana. Uri kuvuga ngo waramubeshyaga, ariko ikintu wamubeshyaga nicyo kintu ari gusobanukirwa. Ni cyo kintu uri kuvuga wamubeshyaga, urukundo cyangwa yarampropoje ndabyanga ndamubwira ngo nago mukunda kandi ndamukunda pe nukuri umva vugisha ukuri ibyo wambeshyaga, vugisha ukuri reka kubeshya abantu. Nuko kuma nago nakubeshyaga ndagukunda pe nuko nyine cyagiye narakubeshye ariko ndagukunda sibyo. Umuntu wa Mungu twaratandukanye ariko ntabyo nshaka kumva, urumva sinshaka kumva amagambo yawe Sandimba. Wowe ndashaka ko umbwira icyo wampamagariye tukaganira, uyu mukobwa sishaka kumva nkagenda sibyo. Reka jewe wenda mvuge muri make yanjye Fani yambwiye ko ashaka kugusaba imbabazi. Uyu munsi hari n'ikibazo kimwe nshaka kumubaza wenda mbere yuko tugana no ku musozi w'ikiganiro, ndabona tutakora muri iyi modu. Fani ikintu yambwiye ni kimwe, wenda abanyarwanda nabo baraza kubibona. Yambwiye ko icyatumye yangiriye ameta ari abantu ufite iyi saha, icyo kintu kivugaho iki imbere y'uno mukobwa. Ndashaka kugisobanurire umunyarwanda wese akibone, ndetse n'ukurikiye ino channel abibone koko mbese wa muntu wakuteraga amabuye bisobanure ku bwawe wowe. Oya bisobanuye kuko mbikubajije. Reka nkubwire Sandrine, abana ni umugisha mbafite, ahubwo yaba ari n'amahirwe. Iyo mba nanabafite nta nubwo naye kuzongera gutekereza gukunda undi mukobwa cyangwa kuvuga ngo n'uyu nguyu turongera kuvugana bitewe n'ibintu yankoreye. Nta mwana mfite, urumva, ako sishaka kubimwumvisha we, ibyo ntibinamureba bitewe n'ibintu yankoreye. We nta n'ubusobanuro nyimutangaho. Hanyuma Fani kubera iki wenda wabashe kuvuga ngo Kirusa afite abana kandi uzi neza ko kumubeshyera? Njyewe nabikubwiye ati nibishoboka nzabahuza, wenda ahanini no kwambwiye ati ngenda ndashaka kumusaba imbabazi niyo tutakomezanya. Ngiye niko nari mbizi nago nari nzi ko ngiye n'umuntu wabimbwiye nari nabivuze nababwiye ko ari umuntu wabimbwiye. Aho Fani reka nkubwire, dufite inkuru yawe ya mbere wowe wavuze ko umucyaro hari umukecuru wakubwiye ati uyu mwana ni wa Kirusa, ni wowe wabyivugiye. None koko nukuri ayo makuru yafitiye igihamya ko Kirusa afite umwana? Nuko nyine nabyumvishe nanjye ko nayo babwiye niko nabyumvishe. Reka nkubwire rero Kiro nukuri yabaye kutamenya ko yanumvishe mu magambo kandi umva nkubwire reka kunkuraho njye reka nkubwire, nimba uzi ubwenge ukaba uri umukobwa nako nta bwenge bwawe, ahubwo umutwe wawe wabaye expired wagira ngo baraguforomasi. Ubundi wagira ngo mu mutwe we afitemo nk'amavubi bitewe n'ibintu yankoreye cyagiye, wagira ngo afite amavubi yamwaritsemo, noneho cyagiye akaba yarabyutse. Reka nkubwire, umva nkubwire Akiro we ikimuzanye nk'ikingenzi wenda no kugusaba imbabazi. Si imbabazi wazimuha cyangwa? Sinshobora Sandrine, reka nkubwire kwanza ubundi njyewe no kunza nanga no kumbyukiriza ibyanjye, kumbyukiriza igikomere cyanjye kwanza ndanigendeye. Urumva ndanigendeye, sigarana nawe musigara mvinyu. Kiroso nzanira mikoro niba udashaka ko dukomeza ikiganiro basi, na mikoro yanjye ahubwo arayitwaye. Kiroso nzanira mikoro nta kibazo. Ako umukobwa ubundi ni uwamuntu. Kiroso ndakura umukobwa, ndakura nagucika nagukura. Ho ndakufata mba ndakura Fani
ihangane aracyafite umujinya ibyo byo byose akakaye ntabwo yahita kumva ihangane Fani ibyo byo byose aracyafite uburakari n'umujinya icara byibuze tuganireho gatoya ntabwo biba byoroshye ni ibintu biba biteye agahinda ndetse n'umubabaro akira mikoro tuganireho gato Fani akira mana yanjye ndabigenza gute mutima wanjye ndigomba ugiye kuvamo we ndabigenza ndigomba ndakora ikibazo nzanyura hewe nzanyura he bazanyijya noneho babandi bankubise buye uzari kubita mu mutwe uzandi wajya umbabarira kuko ibyo watezeranyije urabikoze ubu se kiroso natsinze ihangane pe sibyo urabizi ko nakumeye ko nzamugusaba imbabazi ariko uko bigenze nawe urabibonye kandi ntako utagize pe gusa wenda azakuza agera aho ngaho yemera kwenda mwahura mukagana cyangwa se n'imbabazi aziguye none hari amakane nubwo nibayibonaga ntabwo mbese ntabwo akanya ahita kumva sa nihangane amakane yawe zandi yarampekane sa nihangane ni ibintu bibabaje hanyuma Fani njyewe ndumva ari ikintu kibabaje cyane ndetse kinakomeye ariko iyi saha njyewe uko wambwiye ko uzaza kumwaka imbabazi ako nabonye mbese nawe reaction wagize wamwihambiriyeho cyane kandi burya urabiza abahungu ko bateye umwihambiriyeho birangira nawe nyine akoresheje imbaraga aho zitari na ngombwa gusa nyine ari amakaniye birambabaje nijije impamvu byanjye nabikoze iyo mbimenye ntabwo nari kubikora n'ubwo uri kwimana ariko Stefani nawe sinzi nawe ugira indimi nyinshi rimwe urambwira uti byagenze gutya sinamukunda ubundi uti ntago nabitekerejeho neza nyine umva nkubwese ni nawe ushyize mu gaciro reba uriya muhungu wa mbere twe tumaranye nta myaka ingana kuriya nahise nyanga bitunguranye nawe warabibonye sibyo sinarabibabwiye noneho nasubije amaso inyuma mbona kirasa afite urukundo natekereje ibintu byose yankoreye n'uburyo yagiye anyitwaraho numva ni ngombwa kujya kumusaba imbabazi none ndebera ibintu ankoreye nawe ariko ndabona hari n'ahantu mu ivi mbona wacitse igisebe wabaye icyaho ngaho nari mfukamye ndi kumusaba imbabazi ukore sana ndabona ni ibintu bitoroshye kandi babaje ariko ikindi kibazo gitoya Fani reka mureke duse n'abagana ku musozo ndabona ibintu ari ikibazo numvishe ngo unavuye mu bitaro nimba atari amagambo y'abantu tuza gerageza utuze gato cyane uvugana iminota mike ibyo koko nari ndwaye byatewe n'iki se uburwayi bwawe ni ibi bibazo byose cyangwa se n'indwara zisanzwe ibibazo byose nagiye ntekereza kiroso ukuntu twabanye ntekereza uriya musheri wanjye twe tumaranye imyaka 4 uburyo twe tubanyeho nyine mbona n'abandi bantu nyine byinshi uragenda birancanga neza biranyobera pe niyo mpamvu nari nafashe umwanzuro ngo musabe imbabazi none nawe ibyo nkoreye ni ibintu biteye agahinda n'ukuri hanyuma se wumvaga wowe uko waje wumvaga koko uri bumusabe imbabazi n'ibyabaye akakwemerera nyine kwa ko nari nkunda cyane nzi ko byibuze ari bupfe kumbabarira noneho wabire wabikoze uko aruzi ko agukunda icyo amukora cyose yacyakira niko nabikekaga ariko wabaye kutamenya wenda wumvaga wowe uko byagenda kose aza kubera urukundo ariko se nyuma ya hariya noneho umukunzi wawe mwari mubanye gute ihangane ugerageze byibure iminota 5 gusa yonyine niyo nkwisabira ugerageze ujye muri mudu gato cyane ndabizi ni ibintu bitoroshye ni ibintu bibabaje ndetse n'ibintu umuntu wese bitamworohera ngo ndabyumva sani ngahihangane ndabyumva pe nakonde nyine
ihangane rwose tukorana akaganiro gato cyane ntabwo nanjye nagusaba iminota 30 kuko ndabona ahita urimo n'ibintu bigoye. Yego. Hanyuma wenda urambwiye uti naramukundaga ariko nyuma yaho wenda hari byinshi twagiye tubona nawe hari byansobanuriye mwabashe guhura uravuga ati by'abana narabibwiwe wenda wanagerageje wenda ko wahindura amagambo sinzi impamvu niba ari ko hari umubonye. Oya nyine erega umuntu ari gusaba imbabazi nta na kimwe atakora kugira umuntu amubabarire. Byashoboka ariko sinzi nyine sinuka hari n'ibyo nanavuze kubera kuntu numvaga ameze mu mutima wanjye. Numvaga nshaka kumusaba imbabazi nyine bikarangira. Ariko tukiraho hari kandi kintu wenda abantu bagiye bibaza bavuga ati twabonye twenda ikiganiro atahana hate nanone ataye gukundana Nyagahene ati uyu mukobwa n'ubundi nabonye comment bagutuka cyane ati ni indaya ni inzererezi ati n'ubundi ntago abasha kwifatira imyanzuro ati kuko buri mugabo wese ati baba bari mu rukundo. Ubundi bihagaze bite hagati yawe nawe? Sandri biriya bintu nabikoze kera ndikumva nabikoze 2019 niba atari 2018 nicyo gihe biriya bintu nabikoreye. Naho ubundi nago ni kwa kuna abanyamakuru bafata akabika ibintu kugira ngo ejo neje bundi bazabishyireho ariko biriya bintu ni ibya kera pe. Nta bihuriye n'ibi ngibi habe na hamwe. Ubwo nyine wenda babibonye nayo babibona ukundi kuntu ariko biriya bintu ni ibya kera pe. Bya kera cyane sinzi ubwo kuntu byagenze kugira abantu babone muri kino gihe nako ni bya kera ahubwo nanjye birantangaje cyane ntabwo nabyibukaga. Hanyuma wenda wari wambaye neza rwose wumvaga uri bumusaba imbabazi akaba byamworohera ko yaguha imbabazi? Mvaga nyine ari imbabazi kubera nyine kuri we kubera ko yambwiye ko nkunda cyane numvaga ari bumpa imbabazi ariko naribeshye pe. Ngo ugira ubutumwa ugenera wa mukunzi wawe wa mbere? Gusa nyine wa mukunzi wanjye wa mbere se uranamuvuye ahubwo wenda kubera ko nyine n'ubundi yarankatiye burundu byaranze ibintu byose ahubwo wenda ikintu nabwira umuntu ni kiroso nyine nakikwibwirira wenyine gusa. Namubwira ati Jiro nukuri ko Imana wenda uzabona kino kiganiro ndabise uzakireba ndakwinginze nukuri ko Imana pe mbabarira nukuri nunabibona mbabarira nahabaye kutamenya kandi koko niba nkunda byanyabyo ko wabimbwiye uzambabare nukuri Jiro nukuri ko Imana ngenda pfoka mbabarira nukuri ko Imana Jiro ndakwinginze ibintu nubibona uzambabarire kuko ko nanjye habaye kutamenya nukuri ko Imana Jiro ndakwinginze nukuri nyine impuhwe zawe kandi nyine n'imbabazi niba koko warankunze ufite impuhwe uzambabarire pe uzambaye dusubirane kuko ndakwifuza cyane. Cyasa nindi kuva mutima wanjye neza numva ngiye guturika pe. Ntago biba byoroshye ni ibintu bibabaje pe. Gusa nanone Fanny biragoye ko umuhungu wamukorera biriya bintu ku karubanda aho yambwiye ati si yose yarabimenya ati aho nsigaye nyura ahantu hose ati abanyabugogo yaba Kacyiru yabaye hose ati abantu bose ati dore wa muhungu wambitse impeta umukobwa atakamukubita akamucira akagira icyo akamusebya. Biragoye ko yakongera kugarura cya cyizere kuko umukunda yakumva ko wazongera kumukorera cya kintu cyo mukoreye bwa mbere. Yego nyine birumvikana namubabaje pe kandi cyane kuba naramubabaje cyane ni nayo mpamvu ndi kumusaba imbabazi. Nambabare kuko niba nkunda byanyabye burya umuntu akunda umuntu urukundo rwanyarwa aramubabarira mu bintu byose yakora kandi n'ubwa mbere nari mubabaje nambabare n'ukuri kw'Imana pe. Niba ndi kumusaba imbabazi ko ibintu byose namucishije nambabarire pe. Biragoye cyane ko umuntu yajya kuri kamera agapfukama. Ni cyo kintu cyatumye uvuga ati uyu muhungu namabaje rikano numfukame wenda tuzi ko akenshi umuntu apfukamira Imana ye. Yego pe birumvikana ariko hari ukuntu nyine utekereza ibintu wagiye gukorera umuntu ukabona nyine ibintu byose ntago wakoze ntago ari byo. Kavuga ati buri kimwe cyose biri bunsabe ibice byansaba cyose ndapfukama. Kwa ko Imana rero nyine kwishyura cyubara cyo kwipfukamira mba numva nyine wenda nawe mbikoze yabiha agaciro akambabarira. Ese Fanny wakwibariza wumva ari nk'ikiye gihano wowe ubwawe aramutse akubwiye ati hitamo igihano nguha wakisabira ikiye gihano? Se uko bigoye byaterwa n'igihano icyo ari cyo. Byaterwa n'icyo ari cyo pe. Gusa yansaba cyose kugira ngo nsubirane nawe nacyemera. Ibyo byansaba cyose nabyemera. Oya ntago ibyo byagusaba byose wabyemera uko ashobora kubwira n'urugero akubwiye ati genda wenda umuntu yari inshuti yawe ati umugirire nabi cyangwa iki wabikora? Ibyo byo ntago nabikora nyine. Niyo mpamvu rero nuko uvuze ngo icyo yagusaba cyose. Nuko nzi ko nyine nawe ibyo bintu wenda atabivuga wenda atanabikora. Gusa nyine pe mbabariye n'ukuri kw'Imana yo mu ijuru.
hanyuma hari abantu bagufashe nabi aho wenda hari na benshi bansabye ngo nzabahuze n'ubwo wenda bidakunze neza bitagezweho wenda target nari mfite yo kuba nabaganiza mwese urabona ko wari umukunzi wawe yarakaye urabona ko afite umujinya cyane aho wenda mbwiye ati nawe ati uri mu babifitemo uruhare ibi bintu kandi mu by'ukuri nakumenye ngewe Fani kubera ko niwe wari wantumiye kuza agiye gutera ivi abantu bagufata nabibirirwa bagutuka na niyi saha njya mbona comment z'abantu bagutuka ikiganiro twaragikoze hashize nk'ibyumweru 2 wababwira ikigira icyo nuwibwirira abagukurikiye gusa uyu nabwira abankurikiye ndabinginze bambabarire kuko nanjye habayeho kutamenya ke nta muntu mu buzima bahutakoze tunabisabira no kumbabarira nine namwe mukabibona uko bino bintu bibaho cyane mwambabarira pe nizo mbabazi nabisabira mukamfate nabi ngo mbone nabi mbone mu muhanda mwumve mwankubita basi mumbabarire namwe mwabantu wenda nta muntu udakosa uzababarirwa ariko aho ugenda mu muhanda ubona bo bagufata gute nyine bamfata nabi ukumva ibintu byose babigize ibintu nyine byadanje gusa nyine icyo nabisabira nabasaba imbabazi bose nyine abamfashe Fani yicarire mama yicarire ndabona mbese ndabizi gupfukama biragoye ariko ndabona nanjye nibagiye kupfukamya waryohewe no gusa n'upfukama hanyuma iyi saha Kiroso aramutse wenda bibaye kubw'amahirwe akaba yakubabarira nize ngamba wafata ambabariye namukunda nyine namuha urukundo rwanyarwa pani ibintu by'ibipiratano byo kuvuga ngo ndacernya ndaca hino wapi namukunda pe namukunda byanyabyo nyine nkamuha urukundo akeneye hanyuma ino saha nawe yarambwiye ati umuryango wanjye wamaze kwangurira mukobwa mutakariza ikizere ati inshuti zanjye uba wumva we akubabariye mwabana gute umuryango utakwishimiye cyangwa se n'inshuti ze zigufata nabi ibyo byose ari inshuti ze zari zihara ariko numvishije amagambo batangaje ndetse numva na comment z'abantu numva nanjye n'ikindi kibazo uba wumva mwabana gute kandi inshuti ze n'abavandimwe be batakwiyumvamo okay nyine birumvikana ariko nyine umuntu yabasobanurira burya nta umuntu muzima ufite umutima nta muntu udatanga imbabazi ubaho nabasobanurira nyine Kiroso bayampaye imbabazi bya byoroshye twabasobanurira tukabwira buri kimwe cyose kandi nabo batwumva ko nabo nabantu ariko ikigaragara cyugarukiye Kiroso kwera umukunze yakwanze oya hari ukuntu usubiza ubwenge nyuma waribeshye ukaza kubona nyuma wandi wari ufite akamaro ko kukabona wandi wari ufite urukundo rwa nyaro ubwo biriya bintu Kiroso yankoreye byatumye menya asheri wanjye wa nyayo nari mfite uburyo ateye niko nayo yaba ari umuntu utekereza baremeye nkamusobanura ntabwo yaranyanze muri buriya buryo Fani nukuri reka nkurekure n'ibintu bitakoroheye ndabona amavi yabaye umutuku intoki zabaye umutuku nimba ari simbizi wenda yendi kure yanyu niba nabonaga muri gufatana ariko nagerageje urabizi ko nshoboye mbona biranze noneho gira ubutumwa ugenera abana b'abakobwa bakora amakosa nkayo wakoze iyi saha akabazi kadakundana n'umuntu ariko akavuga ati reka nkomeze muri rutwe gusa nyine ikintu nagira ubutumwa naho abana b'abakobwa nababwira bajye bitonda mu rukundo pe banze bashishoze babwira umuntu ko bamukunda ari ibintu byanyabyo atari ibintu by'ibipiratano bari kubona ingaruka zose zagiye zimbaho mu buzima ubwo zabikora nyine zabashaka kubaho nkanjye kandi kubaho nkanjye ni ibintu bikomeye cyane kuko nanjye ndaremerewe ibintu ndi gucamo ntabwo binyoroheye bajye bavuga bakunda umuntu babihamye neza bakunda umuntu bavuga ati niba ari ndagukunda ni ndagukunda nta bintu bindi bigiye inyuma nukuri Fani wakoze cyane kandi nukuri kumeza kwihangana nzakomeza ngerageze mvugane nawe kuko biba bigoye na kenshi urabizi ko umbaza ati twavuganye ariko burya urukundo rw'abantu iyo ugerageje no kumwibutsa iyo modo biba ari ikibazo ariko nzakomeza tuvugane wenda ashaka no kuguha izo mbabazi mukaba inshuti bisanzwe iby'urukundo nibikomeza ariko nukuri komeza wihangana uze nzongera gucayo kuko mana yanjye ahantu nzongera guca kandi namwe abantu murakoze cyane Gasaro TV.